Zaburi ya 36. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi umugaragu w'Uwiteka. Ubugome bw'umunyabyaha bubwiriza umutima we, nta gutinya Imana kuri mu maso ye, kuko yiyogeza ubwe akibwira yuko gukiranirwa kwe kutazamenyekana ngo kwangwe. Amagambo yo mu kanwa ke ni ugukiranirwa n'uburiganya, yarorereye kugira ubwenge no gukora ibyiza. Yigirira inama yo gukiranirwa ku buriri bwe, yishyira mu nzira itari nziza, ntiyanga ibyaha. Uwiteka, urugero rw'imbabazi zawe rugera mu ijuru, urw'umurava wawe rugera no mu bicu. Gukiranuka kwawe guhwanye n'imisozi miremire y'Imana, amateka yawe ni nk'imuhengeri. Uwiteka, ni wowe ukiza abantu n'amatungo. Mana, erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi. Abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe, bazahaza rwose n'umubyibuho mu nzu yawe, kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe, kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo. Mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Ikirenge cy'umwibone cye kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Hariya aho inkozi z'ibibi ziguye zitsindwe hasi, ntizizabasha guhaguruka. Haleluya.